dukeneye, ndetse izo mbaraga turi gukwepa arizo zigwiriye kutugeza ahandi dushaka. Ese bombori mu mitima bombori, ese niki mbona kibateye, isatani ugabye ibitero, itorero mukomeze musenge, baririmbyi mukomere cyane, nibuke ko dufite mukeba ariwe satani, ubwibone bwaramuteye ajugunywa mu isi maze araturwanya, nibutse ko hari wamutsinze naho yagiye, uwo ni Yesu umurusha ijambo. Bajya bavuga ngo uhagarikiwe n'ingwe, aravoma bikameneka, duhagarikiwe n'umwami w'abami, zina ryacu ni intumwa z'umwami, uwo nguwo niwe tuzacukumisha kubana natwe. Reka nizere ko wowe ukunda kino kiganiro cyangwa se umva kino kiganiro ukunda muziki cyangwa se ukunda kuririmba. Niba utabikunda urabikora, niba utabikora ushobora kuba ubibamo umunsi ku munsi. Rero nibyo tugiye kuganiraho, muziki s'ubundi amakorali, s'ubundi abahanzi bagakwiye kuba bakorana bate n'ibitangazamakuru, cyangwa se ibitangazamakuru byagakwiye kuba bikorana bite n'abahanzi n'amakorali atandukanye. Bigoranye cyane ko ushobora kuba washaka amakorali ukayabura, bigoranye cyane yuko washaka amakuru ya korali cyangwa se umuhanzi runaka wa gospel cyangwa se urimba no kuramya Imana utaramenyekana ngo bikorohere. Ariko se kandi ibi byakabaye kuba bikiriho nk'imbogamizi iyi myaka turimo, aho ubona ko ibintu bisa biri kugenda nk'ibyoroha. Nibyo tugiye kugaruka rero. Akenshi na kenshi iyo tuvuze kuri icyo kintu abantu bumva ikintu kiremereye cyane ndetse gikomeye cyane, ko no kuririmba ni umurimo utajya ushobokera uwo ari we wese. Ni benshi dukunda kuririmba ariko ntitumenye kuririmba, ni benshi tumenya kuririmba ariko tutazi uburyo tugomba kuririmbamo. Ariko se kandi tuze none tugire no mu kumenyekanisha ibihangano byacu. Ese wowe udukurikiye muri kano kanya, niba uri umuririmbyi, niba uri korali cyangwa se niba uri umuhanzi, niba ukunda kuririmba, byagakwiye ko kuba uyu munsi wa none aho u Rwanda rugeze ndetse naho industry ya music igeze, kuba ushobora kuba washaka indirimbo ya korali runaka Z ukayibura, ariko washaka iya A ukayibona. Sinzi icyo muri kumva icyo nshaka kuvuga. Ndi kuvuga ni se uyu munsi wano niba anashaka korali example imwe ikomeye hano mu Rwanda, nkaba nayibona, ariko nagerageza gushaka indirimbo ya korali iri aho kure cyane ahandi twita ko ari mu cyaro, ukaba wayibura, kandi iri ari indirimbo nziza ubwe wumvise mu matwi yawe kumvira kunejeje. Byagakwiye kuba bimeze bite rero? Icyo ngiye kuvugaho ni iki ngiki kandi mbona kiri ngombwa kandi gishoboka. Amakorali, ibinyamakuru, abahanzi, ibitangazamakuru, ngira ngo twese ku mpande zombi ikidukeneye cyangwa se ikidukwiriye nuko hagakwiye kuba imikoranire ndetse myiza kurenza uko twebwe twashobora kuba turirimba birenze cyane, ko muri bwa butumwa bwiza turi gutambutsa abumva radio ni benshi cyane, abumva amateleviziyo ni benshi cyane, ariko n'ibinyamakuru bikorohereza ababiganye babihereza ibihangano byabo. Kuko akenshi ngira ngo inzitizi zikunze kuhaba, hari ubwo ushobora kuhajya kujyana indirimbo yawe kuri radio runaka cyangwa se kuri televiziyo yawe, kujya ku kinyamakuru cyawe runaka, bikaba ngombwa ko usabwa kwishyura. Muri ko gusabwa kwishyura rero kwawe bigasa n'ibikuziga cyangwa se n'ibigufunga, bikarangira hahandi ibyo ushaka gutambutsa bidatambutse, bikarangira ya ndirimbo yawe itageze hahandi igomba kugira. Bizasaba iki rero? Ese wakwibaza
ubwo tubivugiye kuri korali, ya korali itarazamuka. Wakongera kwibaza nanone ya korali imwe yazamutse amageze kugera ku rwego bose bayizi, bose bayumva. Iyo uvuze korali runaka, korali Z bahita bayumva, wavuga korali A ariko kuyimenya bikaba ikibazo. Ese byagakwiye ko dukomeza kuzamura ya makorali ya A, Z zo nizizamuke? Nibikomeza gutyo bishobora kuzarangira ya ntego yacu dukeneye kubona yo kuzamura gospel cyangwa se yo kuzamura ivugabutumwa binyuze mu ndirimbo birangiye. Bizarangira bite rero igihe utabashije gushigikira za mpano nto zikiri kuzamuka? Hari ubwo bizarangira nanone ya mpano isa n'iyicaye, iticaye atari uko idashaka guhagarara, ahubwo kwicazwa. Wari wajya guhaguruka umuntu akagufata ku rutugu, icara. So wicara utabishaka ariko kandi ushaka guhagarara kugira ngo urebe ibiri imbere yawe. Niyo mpamvu rero igikenewe uko byamera kose, nubwo bigoranye, nubwo hakirimo imbogamizi nyinshi mu mikoranire n'amakorali, aho usanga kumva ko korali igomba gufata igihangano cyayo ikakijyana kuri radio cyangwa se kuri televiziyo runaka bigoranye. Ariko n'abanyamakuru bumva iki kiganiro cyangwa se n'abaririmbyi bumva iki kiganiro, tugerageze gutinyuka ndetse no gufashanya no gushigikirana, kuko icyagushize kuri mikoro ukaririmba, icyagushize kuri mikoro ukaba wasesengura cyangwa se wareba ibitagenda neza ukabivuga ndetse ukanashigikira. Niyo mpamvu wahiswemo mu buryo butangaje kandi bugize ukundi kuntu buhagaze. Ndaza kwibuka neza, tuze kwibukirana mu myaka yatambutse mbere 2017, 2017, 2018 na 2016 byari bigoranye ko wajya kuri YouTube gushaka indirimbo ya korali runaka uyibone. Byari bigoranye cyane ko wajya kuri Google ukandikamo izina rya korali runaka ukaribona. Usibye korali zigera kuri 3 ndetse nazo wabonaga ko zikora mu buryo ubona ko nabwo budasobanutse. Andi na worship, abandi n'abahanzi bo barabimenyere bamaze gutera intambwe. Twongere turebe neza ubwo covid yari imaze kugira mu Rwanda, ni mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2020, ngira ngo nibwo byabaye nk'urufunguzo rukomeye cyane hagati y'amakorali ndetse n'abahanzi, gufungukirwa kwa hamwe ndetse no koroherwa kwa handi. Ndaza kubivuga nkurikije ibi mvuga nge nuko mbibamo cyangwa se nuko mbizi, nuko mwebwe mudukurikira uko byamera kose muri kubyumva. Twongeye twibuke neza nanone aho byari bigoranye kumva ko korali igomba gufata indirimbo ikayishyira kuri YouTube. Twongeye twibuke neza aho byari bigoranye kumva ko korali igomba gukoresha igitaramo kigaca kuri live kuri social media. Twongere niyo mpamvu iki kiganiro twakise ngo imikoranire y'amakorali na media nitangazamakuru. Media iri mu bintu byinshi, sibyo? Twongere twibuke neza igihe byari bigoranye kuba wasaba indirimbo ya korali runaka ukayibona kuri radio ndetse no kuri televiziyo. Ariko uyu munsi wa none ubona ko ibiri biri kugenda bisobanuka cyangwa se biri kugenda bigenda neza. Mwebwe makorali, mwebwe bahanzi, ibitangazamakuru bitandukanye, ikidukwiye ni ikiyese? Ubwo twavuga akenshi na kenshi ni byiza ko sina ngombwa nanone ko niba ari korali runaka ya Z cyangwa se ya A bagiye gukora igitaramo, habeho koroherezanya ku mpande zombi. Bigoranye cyuko nanone ushobora gutumira korali ya Z ikaba yagira kwitinya muri yo, yenda urugero bavuye iyo mu ntara yo kure za Nyabihu cyangwa se iyo za Nyamasheke, kuza mu mujyi wa Kigali ugasanga nabyo ntago ari ibintu byoroshye. Ariko se nkibaza umurimo dutwaye cyangwa se ibyo dukora twaba tubisobanukiwe? Ku ruhande rumwe nkibaza ese byagakwiriye ko ngiye ubwanjye nshobora kumva ko ibyo nkora ari byo biri hejuru y'iby'abandi bakora? Icyo nacyo cyaba ari ikibazo. Amagambo
ntashobora kutavuga muri kino kiganiro ni amagambo agira ati kuririmba byagufasha iki, kuririmba njye byamfasha iki, byagufasha iki se kuririmba. Nanone kuririmba ni kimwe mu nshingano zikomeye nanone abantu benshi dukunze gusuzugura, tudaha agaciro, tutumva neza ingano y'ibyo dukora ibyo ari byahari. Mbona ariko nanone ariko dushobora kuba tubifata, ukumva ko kugenda ukaririmba hariya gusa ibyo bihagije, ukumva ko nanone guhagarara ufashe mikoro uri kuririmba ibyo bihagije. Menya ko ubundi butumwa uri gutambutsa burenze ubwo wowe urimo kumva uri gutanga. Impano ikomeye cyane wahawe, ndetse natwe twumva impano ikomeye cyane twahawe, ndetse mbona ko nanone mu gihe byaba bigenze neza ya mpano yatuma tugera twebwe aho twumva dushaka kugera. Biradusaba iki? Biradusaba bya bindi twavuze ruguru, bimwe twatangiye tuvuga, imikoranire ihambaye kurenza uko twebwe dushobora kuba dutekereza. Icya mbere, kumva ko inshingano mfite ariyo kuririmba. Icya kabiri, inshingano mfite ariyo kuririmba, ariko nanone bwa butumwa naririmbye se bugombwe bwicazwe, bwa butumwa naririmbye bugende bufungiranye mu nzu. Icyo aho ngaho nta nicyo naba nkoze, nta nicyo naba narakoze. Wowe muririmbyi uri kutwumva, birashoboka ko nanone ushobora kuba wahura n'imbogamizi zitandukanye zo guhura na bamwe mu basitari cyangwa se bamwe mu baririmbyi bamaze kumenyekana, ariko nabo utekereze ko bamenyekanye bigoranye, bageze ku rwego bariho uyu munsi wa none bisa naho bibagoye ndetse mu buryo bwose bushoboka. Ndasabwa iki cyangwa se wowe urasabwa iki? Dore impamvu ari ngombwa imikoranire hagati y'amakorali, ibitangazamakuru, abahanzi, ibinyamakuru, abanyamakuru. Nuko haba ku binyamakuru, reka ntangire mvuga mpere ku binyamakuru. Ibinyamakuru bifite inshingano ikomeye cyane yo kumenyekanisha ibyiza cyangwa bibi, ariko kandi inshingano y'abanyamakuru cyangwa se ibinyamakuru by'ibitangazamakuru ntabwo ari kumenyekanisha ibibi. Ariko twibuke ko nanone biciye mu mwuka mubi w'umuntu cyangwa se mutima mubi w'umuntu ubwe ashobora gutambutsa ikintu kibi, ariko bitari muri gahunda, bitari mu murongo w'igitangazamakuru cyakorera cyangwa se wa nyiri igitangazamakuru. Niyo mpamvu rero ishoboka yose, uburyo bwose bushoboka bwose, gushigikira amakorali. Tute kumva ko ibinyamakuru bitandukanye, abanyamakuru batandukanye, mute kumva ko inshingano ya mbere ari ugushigikira abahanzi ku giti cyabo. Bitandukanye nuko nanone uyu munsi umunyamakuru cyangwa se n'umuhanzi bashobora kuba bagiye imikoranire irambye cyane, atari uko badahuye cyangwa se atari uko baziranye. Ariko nanone twongere twibuke ko nanone umuntu wabonetsemo icyiza ni byiza ko yakigaragaza, ndetse kigomba no kugaragazwa uko byamera kose. Nkongera nkibaza ni ese njyewe ubwange niba ndi umuhanzi cyangwa niba ndi korali, ariko nkaba nta buryo mfite bwo kugera kuri cya gitangazamakuru, ubwa ko njye kukavuga neza muri bwa buryo bwa bundi navuze bwo mu buryo bwo gukandamizwa binyuze ku gitangazamakuru, binyuze ku bw'umuntu we bwite udashaka gutambutsa ubutumwa, binyuze kuri cya gitangazamakuru akorera. Icyo nsabwa ni iki nk'umuhanzi cyangwa se nka korali? Mfite uburyo bwinshi bushoboka bwo kuba nakoresha kugira ngo ibyanjye bibashe kugera kure. Uyu munsi wa none twese dufite smartphone, biragoye kumvikanisha ko nanone ko ibyo wakoze byakumvwa, byakundwa n'abantu benshi uburyo ubishaka.
hatabayeho ya mikoranire y'ibitangazamakuru, ariko nayo ubona ko mu makorali ndetse n'abahanzi ba gospel hakirimo imbogamizi nyinshi. Navuga ko ni imbogamizi ndende. Nshimira bamwe mu banyamakuru n'ibitangazamakuru bikora neza mu gushigikira abahanzi ba gospel ndetse no kubatera inkunga. Gufata social media, YouTube, Instagram, Facebook ukabibyaza umusaruro mu gutambutsa bwa butumwa bwawe ni ibintu byoroshye cyane, ariko nanone bisaba kutabyikoresha wowe ubwawe wenyine. Ndasabwa iki? Ndacyasabwa inshuti, abavandimwe, kugira ngo dushigikirane, tukagera ku buryo tugera ku rwego aho wumva ko korali yatumiye mu gitaramo, nubwo mu murimo w'Imana bitajya biba, ariko twumva ko uko abahanzi bandi baririmba gospel baba bakora igitaramo bakishyurwa. Cyane ko niba ari kimwe mu kintu kigoye kandi kivuna, ni umurimo wo kuririmba. Uniform, amakorali, kumva ko dukeneye inyungu zidusanga twebwe ubwacu bikiri kure. Ibyo dukora bigomba kugera ku rwego bigomba no kuduhereza za uniform, binyuze kuri za mbuga nkoranyambaga bitandukanye. Nuko kera twagurishaga amasede, tukaba twabona inyungu runaka z'amafaranga dushaka. Uyu munsi hari amwe mu matorero, amadini, ibyo ngibyo utabikangisha cyangwa se utabivuga ngo warushinze wakoze iki. Niyo mpamvu rero umwete wose, abayobozi mudukurikiye, mukunda kuririmba mudukurikiye, binyamakuru bitandukanye mudukurikiye, ngo turavuga ibitangazamakuru ndetse n'abanyamakuru babikorera n'abayobozi babyo, gushyigikira umurimo, gushyigikira abahanzi n'amakorali ni ingenzi cyane bishoboka. Cyane ko nanone niba ari uburyo bwashoboka cyane, bantu baba bashaka kwamamaza, bantu baba bashaka guteza imbere ibikorwa byabo binyuze mu makorali, ni ibintu byoroshye cyane. Ni n'akandi kabanga bitandukanye nuko dushobora kuba twakora ikintu kimwe gusa. Ngira ngo impamvu ndimo ndavuga gutya nuko nzi imvune z'abaririmbyi, nuko nzi imvune akaba umunyarwanda ngo bakubwira imvune y'umuhanzi, kubandika bibagoye, bakarimba bibagoye, kugira ngo indirimbo ive mu mitekerereze igere mu nyandiko, nimara kugira mu nyandiko igere mu buryo bw'ikoranabuhanga mu gucurangishwa, ive mu gucurangishwa ijye muri sound, ive muri sound igere kuri DVD cyangwa se mu buryo bugaragara. Ni ikintu kitoroshye, kitoreye buri muntu uwo ari we wese ufite uruhare mu kuririmba. Ubwo ndavuga umuhanzi, korali ndetse n'abandi benshi musanzwe mushigikira ibikorwa byo kuririmba. Uyu munsi wa none ndahamanya neza ko gushyigikirana kw'amakorali ndetse no gufashanya kw'amakorali byaba bisigaye ahantu hato cyane, hake cyane ndetse hashoboka. Umwanya uwo ari wo wose watanga, ibyo wakora byose, ntabwo numva ko igihe cyawe, umwanya wawe byakwishyurwa mu buryo wumva mushakamo. Niyo mpamvu rero icyo usabwa cyangwa se icyo nsabwa, icyo dusabwa, icyo asabwa ni ugukora kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere ndetse na za ndirimbo zibashe kugera kure. Ese ubundi kuki ntakumva ko aho Bruce Melody ageze korali itahagera? Kuki ntakumva ko aho Israel Mbonyi ageze korali itahagera? Ubwo ndavuga ku mpande zacu twese, haba twebwe korali ndetse n'abanyamakuru n'aba nyiri ibitangazamakuru. Kuki ntakumva ku rwego korali de Kigali igezemo,
kuki nakumva ko korali ambassadors igezemo, kuki nakumva ko worship team runaka urugero igezeho njyewe cyangwa se twese tutarugeraho? Kuki twitinya? Dufite amahirwe menshi yo gutambutsamo ibintu byacu nk'uko nabivuze ahambere. Niyo mpamvu rero umwanya wanjye wose nshobora kuba nawukoresha kugira ngo ibyo nshaka bigerweho, bikagerwaho. Ariko nubwo byagerwaho nkibuka ko hari aho navuye ndetse nshaka kugeza n'ahandi. Ubwo reka mvuge nanone y'amakorali ya Z, nanone y'amakorali ya A y'imbere cyane: gukorana, kumvikana. Hari bagenzi ndabyibuka twigeze kuganira mu kiganiro kimwe, bavuga bati imikoranire y'amakorali ntabwo byashoboka. Ariko se nanone tuvuge ko korali ya Z runaka na korali ya B runaka kuba byakicara hamwe cyangwa se byakorana igitaramo hamwe nabyo bisa naho bigoye. Yenda tuvuge ko ibyaba bigoye ari kuvuga ngo korali yenda dukoresha urugero muri ADPR yagiye muri Catholique cyangwa se yagiye muri Adventiste. Ibyenda twavuga ko byo ari process ndende cyangwa se byasaba igihe kirekire. Ariko se nanone twebwe dusa naho turi hamwe, twebwe dusa naho dufatikanyije urunana. Ambassadors niwe yavuze ngo niyo yigeze kuri iyi ndirimbo ivuga ngo sima nubwo ikomeye ariko ikeneye umucanga n'iki n'amazi. Nubwo hahandi hamaze kuzamuka hejuru, twebwe twamaze kugera ku rwego rwo hejuru, ariko dukeneye babandi bakiri hasi nabo, ndetse natwe tukiri hasi dukeneye babandi bageze hejuru kugira ngo badutere ingabo mu bitugu ndetse natwe tuzamuke. Babandi bageze hejuru nabo bakeneye babandi bakiri hasi, kuko babandi bakiri hasi gushigikirana. Yego twamaze kumva ko twagezeyo, ariko hari byinshi tujyusabwa. Hari imbaraga dusa nkaho turi kugenda dukwepa kandi dukeneye, ndetse izo mbaraga turi gukwepa arizo ziguriye kutugeza ahandi dushaka. Ese byashoboka ko cyangwa se byakumvikana ko ubutumwa ndi gutanga muri kano kanya bwakumvwa n'umuntu umwe wenyine? Oya, ntabwo bishoboka. Babe 10, babe 5, babe 2, uko byamera kose hari umwe ukuramo ubutumwa bwiza. Uyu munsi wa none ndashima uruhare rukomeye cyane kuba igisa nizamuka rikomeye cyane ryo kuzamura gospel. Ari ikintu cyiza cyane. Duhereye mu myaka ya 2010 gutyo, mu gihe cy'abatewe bose babireba, mu gihe cya korali abagenzi n'izindi, mu gihe cya korali do Kigali, mu gihe cya korali ambassadors, mu gihe uyu mu myaka iri kugenda izamuka tugenda tubonamo abakurikiye Yesu, tukabonamo abahamya, tukabonamo inkuru nziza, tukabonamo ama worship team atandukanye, tukabonamo abahanzi batandukanye. Ba Israel Mbunyi bakaza, ba Aline Gahongayire bakaza, abatonzi bakaza, umwe mu baragenti ba gospel nabo babayeho bye cyambere. Ariko uyu munsi turi kubona abandi bana bari gufatira urugero kuri abo bahanzi babayeho. Uyu munsi dufite abana benshi, dufite abahanzi benshi bari kuzamuka ndetse muri gospel. Aho benshi bamwe muri abo ngabo nanone bavugaga ko gospel nta n'ikintu kibonekamo, ariko uyu munsi none gospel ni kimwe mu gikoresho kibatunze. Uyu munsi wa none indirimbo z'amakorali bamwe bari ku rwego babitangiye muri icyo gihe, bari ku rwego uyu munsi ibyo bamaze gukora kuri YouTube, ku YouTube ndetse n'andi hagiye hatandukanye biri gukoresha zimwe mu ndirimbo zabo. Bari ku rwego uyu munsi none bashobora kuba bapanga bije yo gukoresha igitaramo kandi icyo gitaramo kikabungukira. Niyo mpamvu rero imikoranire iri hagati ya twese n'ibitangazamakuru ndetse n'amakuru n'abahanzi yagakwiriye kuzamukagera ku rwego rwo hejuru kugira ngo na babandi bakizamuka. Uyu munsi wa none tubona ibitaramo amakorali ndetse n'abahanzi nyarwanda batumirwa bakajya mu bindi bihugu kuririmbayo. Dufite urugero rwa korali do Kigali, dufite ambassadors, dufitemo worship team, sibyo?
Niyo mpamvu rero ntabwo twakwibagirwa Jehova Jire mu myaka ya hambere za 2010 za 2011 na 2015 gutyo. Niyo mpamvu n'uyu munsi wa none ngo amakuru ari kuzamuka uyu munsi wa none nabwo akwiye gucibwa intege n'ukumva ko gospel itabamo amafaranga. Uyu munsi hari abantu itunze kandi yagejeje kuri benshi. Uyu munsi hari amakuru menshi yazamutse ndetse yageze kugera ku rwego rwo hejuru. Ese kumva ko ngiyewe ntacyo mfite cyo gukora cyangwa se ntacyo mfite cyo kuzamukiraho, nakumva ko ibyo ari ibintu bishoboka cyangwa se ari impamvu nyamukuru nakoresha kugira ngo ibyo nshaka gutambuka bereke gutambuka? Ese kuba najyana igihangano cyanjye kuri radio runaka imwe yonyine, yenda radio imwe hano mu Rwanda, cyangwa se umunyamakuru indirimbo yinkahereza umunyamakuru umwe mu Rwanda ntayikine, bikansaba ko nabanza kumuhereza icyo bita agakaramu, byashoboka ko ibyo ibyanjye birangiye? Iyo uganiye na bamwe mu bahanzi na bimwe mu bitangazamakuru na bamwe mu makorali ya muri icyo gihe, byari bigoye cyane ko indirimbo wajyana kuri radio bakayicuranga, byari bigoye cyane ko wajyana indirimbo yawe ukayumva kuri radio nta n'ikintu ushobora kuba wakoze. Ubwo ndabuvuga mu buryo bw'ipesa bw'amafaranga. Uyu munsi wa none ari kusho kimwe nuko ushobora kugenda ukavuga uti ngiyewe kubwisanzure bwanjye, kubw'uburenganzira bwanjye nk'umuhanzi nka korali, nshobora gutanga amafaranga nkasinya na kontara y'ikinyamakuru runaka umwaka cyangwa amezi 5, indirimbo yanjye ikajya ikinwa. Cyangwa se ngewe nka korali nkaba nakinjirira ikigo runaka nkisaba imikoranire, cyangwa se nk'umuhanzi nkisaba imikoranire yanjye nacyo, kugira ngo bwa butumwa ntwaye na bwa butumwa bya bigo bikomeye cyane nanone kamwe twigeze kuvugaho, imikoranire hagati y'ibigo bikomeye cyane n'amakorali n'abahanzi, kugira ngo tubashe gutezanya imbere. Kuko ngiye impamvu ndi kuvuga icyo ngicyo cyo gutezanya imbere, ntabwo nzi niba uburyo ndi kubivugamo aribwo muri kubyumvamo. Biragoye cyane kubona korali abagirimo bose bahuje ubushobozi. Niyo mpamvu muri bande badahuje ubushobozi hakenemo support isa niba sunikana no kugira ngo ubwa butumwe bubashe kugera kuri. Uyu munsi wa none numve ngo korali yo mu Rwanda cyangwa se twumve umuhanzi wo mu Rwanda yagiye muri Amerika, bitandukanye cyane nuko twabyumvaga. Dufite abahanzi benshi bari muri Amerika kandi bari mba gospel. Ubwo ndacyavuga kuri babandi bavuga ngo gospel Nyarwanda ntitanga amafaranga. Itanga amafaranga nubwo benshi babipinga. Ubwo tuvuge tuti inzira yo kuyibona muri ya mafaranga se ni iyihe? Inzira yo kugira ngo ya mafaranga yinjire cyangwa se ya mafaranga aboneke yo izaba iyihe? Aribyo byabindi byose twakomeje kugenda tuvuga, aribyo byabindi byinshi twakomeje kugenda tugarukaho hagati y'imikoranire n'amakorali ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye. Uko ba Bulldog cyangwa se ba King James, ba Knowless ndetse n'abandi ba Marine ndetse n'abandi bagiye batandukanye, ubwo turavuga abanzi bakora secura, bakora ibitaramo bigaca ku maradiyo, amapublicité agatangwa. Kuki twebwe tutabikora? Abahanzi ba gospel cyangwa se barimbira indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, tutabikora ubutumwa dutwaye bukagera kuri, kugira ngo habeho inyungu z'ibitangazamakuru, habeho n'inyungu z'amakorali. Kuki twebwe nk'umugambi wa niba uyu munsi wa none abahanzi ba secura bavuga bati uyu munsi wa none tugiye gutegura igitaramo runaka, iki gitaramo kizaba kirimo ibikorwa bigiye bitandukanye, ese tuvuge ko nanone hakirimo imbogamizi zo kuba management ya music hano mu Rwanda ishobora kuvuga ati reka twihebere tunaga amafaranga mu muhanzi runaka wa gospel cyangwa se ku mafaranga runaka ya korali? Nanone bisa naho bigoye cyane kuri kubera principe y'itorero nanone baba bagenderaho, kwemera ubutumwa. Ariko nayo ndakeka ko inshingano z'itorero ari ukwamamaza ubutumwa, ndetse tuzi neza ko korali ari ukuboko gukomeye cyane kuba kugize itorero mu buryo bagenda bakoraniramo cyangwa se babanyemo. Niyo mpamvu hakabayeho imikoranire nanone y'itorero n'amakorali,
mu gihe cyangwa se mu gihe korali cyangwa umuhanzi hari ikintu asabye itorero kandi cyerekeranye no kuvuga ubutumwa bwiza, amatorero cyangwa se amadini ntakumve ko korali igiye gucuruzwa cyangwa se igiye gucuruza. Habeho kumva ko umusaruro wa mbere ari ugutambutsa ubutumwa, kuko nitugenda twebwe turi nka korali ibarizwa muri ADEPR tukajya kuririmba muri Kigali Arena, ntabwo twitwa yenda tuvuge Yohana, twitwa korali Yohana, tuzagenda twitwa korali Yohana yo mu itorero rya ADEPR, iryo ni ivugabutumwa rya mbere. Tuzagenda twitwa Matayo yo muri korali yitwa Matayo mu itorero ry'Abadivantiste. Bitandukanye rero no kuba twagira ibyo dukora cyangwa se twasaba itorero cyangwa se idini rikatubwira ko ibi bitemewe. Impamvu nakomeje gutsimbara kuri kino kintu, inyungu ku makorali, inyungu ndetse no ku bahanzi, ni bamwe mu bantu bavunika kandi badakunze kwitabwaho cyangwa se badakunze kurebwaho, haba mu matorero haba mu bahanzi. Impande zose navuga ko abantu bitwa abahanzi barimba indirimbo cyangwa se amakuru yo kuririmba no guhimbaza Imana ni bamwe mu bantu badakunze guhabwa agaciro. Ku rundi ruhande, ni gake ushobora kumva ko korali runaka yategura igitaramo abantu bakitabira mu buryo bwose bushoboka, nk'uko dushobora kwitabira cya Bruce Melody. Biragoye, yego imitima yacu buri wese aba afite icyo akunda, ariko nanone twongeye twibuke ko icyo dukora twese, umurimo twese dukora ari ukuririmba. So ni byiza ko habaho imikoranire ihambaye cyane kurenza uko twebwe twaba abanyamwigendaho. Ubwo ndavuga ku ruhande rw'ibinyamakuru, ndavuga ku ruhande rw'amakorali, ngo tube nyamwigendaho ndetse n'ahandi henshi hatandukanye. Ntabwo tuzongera kubona uburyo butambuka tugurisha amasede. Uyu munsi niba korali yagize umugisha wo kurushinga DVD cyangwa se audio, bano mukunda music, ibano mukunda kuririmba, byarabavunnye nk'uko natangiye mbivugaho, byarabagoye. Niyo mpamvu tugomba gushaka uburyo bwose bushoboka bwashyigikira amakorali ndetse n'abahanzi badukurikira, n'abahanzi baturirimbira, n'abahanzi tubana nabo umunsi ku munsi. Reka mbashimire mwebwe twabanye. Icy'ingenzi ni uko ubutumwa mwabwumvise kandi ibizima nibiba ngombwa ndabasezeranya ko ubutaha ikiganiro nzakigaruka cyangwa se tuzakigarukamo turi babiri, ndetse nkakigarukana n'umwe mu bahanga muri muziki uzwi, ndetse tukumva we ubwe nawe icyo abivugaho hagati y'imikoranire y'amakorali n'ibitangazamakuru n'abahanzi, cyane cyane baririmbira indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Murakoze. Nyine nitwa Theo, reka neze ko twabanye neza. Ikiganiro cyacu cyo cy'ubutano nakagaruka nk'uko nabibasezeranyije, ariko namwe bitavuze ko mutaduha ibitekerezo byanyu hasi muri komenti, mukatubwira ubundi ko uko byagakwiye kuba bimeze cyangwa se ibikwiye gukosorwa, cyangwa se ibyo mwumva twagarutse nanone bitakunze cyangwa se bidateze no kuzakunda ibyo ari byo, ariko none mukatubwira n'ibyakunda.